Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se. Igihe ari ku meza hamwe n'abigishwa be, ashenguka umutima maze avuga yemeza ati, ndababwira ukuri koko, umwe muri mwe agiye kungambanira. Abigishwa be batangira kurebana bibaza uwashaka kuvuga. Nuko umwe mu bigishwa we Yezu yakundaga akaba yegamiye Yezu ku gituza, Simoni Petero, amwicira ijisho aramubwira ati, mubaze uwavuga uwo ari we. Wa mwigishwa uko yakegamiye mu gituza cya Yezu aramubwira ati, Nyagasani, uvuze ninde? Yezu aramusubiza ati, nongiye gukoreza umugati nkawumuha. Nuko akoza ikimanyu cy'umugati agihereza Yuda mwene Simoni Iskariyoti. Yuda ngo amare kwakira uwo mugati, Sekibi amwinjiramo. Nuko Yezu aramubwira ati, ibyo ugiye gukora bigire vuba. Ariko mu bari aho ku meza ntihagera umenya ikimuteye kuvuga ibyo, kubera ko Yuda yari asanzwe ari umubitsi. Bamwe bakeka ko Yezu yashatse kumubwira ngo ajye kugura iby'umunsi mukuru, cyangwa se ngo agire icyo aha abakene. Amaze kumira icyo kimanyu cy'umugati, ahera ko asohoka. Hari nijoro. Yuda amaze kugenda, Yezu aravuga ati, ubu rero umwana w'umuntu ahawe ikuzo, n'Imana iherewe ikuzo muri we. Ubwo rero Imana iherewe ikuzo muri we, n'Imana izamuha ikuzo muri yo, kandi dore iri hafi yo kumukuza. Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe kigufi. Muzanshaka, maze nk'uko nabibwiye Abayahudi, naho ngiye ntimushobora kuhajya, namwe ubu nibyo mbabwiye. Simoni aramubwira ati, Nyagasani, ugiye kujya he? Yezu aramusubiza ati, aho ngiye kujya ubu ngubu ntushobora kuhankurikira, ariko amaherezo uzahankurikira. Petero aramubwira ati, Mwigisha, ubu se nabuzwa n'iki kugukurikira? No kugupfira nagupfira. Yezu aramusubiza ati, uzampfira? Ndakubwira ukuri koko, isake ntiza kubika utaranyihakana gatatu. Iyi ni Ivanjili ntagatifu.